muga mwiriwe ngewe nageze kuri tere wa muntu wanyibye nabashije kumubona ubwo rero sinzi icyo uri bukore kugira ngo izi nzoka zimuveho ngewe namubonye igisambo cyanyibye nakigezeho ariko nyine ubwo ni wowe fondasiyo nyine kuko ngewe namugezeho igisambo nakibonye ni wowe wohereje angahe ni wowe wohereje amafaranga angahe $100 nakubwiye ngo umujura wawe yarakwibye ajya mu isantere ashinga akabare ugomba kumubona si wamubonye mu isantere nakurangiyemo namubonye rwose n'ubundi kumwe nawe Yes, reka mbasuhuze cyane abakunzi mwese bacu aho muri hirya no hino ku isi. Jewe nitwa Junior, umusore witagiye imigozi muhambira ikindi kuko kumuswishimo z'agaca ibyo mumaze kubimenyera. Ndi hano kugira ngo mbabwire inkuru y'ibyabereye hano, ariko hari igihe ubu udafite amakuru mu buryo buhagije ariko wabonye nyirayo. Uyu mudamu inkuru afite ndagira ngo aze atubwire byagenze bite. Hano huzuye abaturage, cameraman abereke, huzuye abaturage, umuhanda wafunzwe, atubwire uko bimeze. Madam, muraho neza? Bimeze bite rero? Nagara amahoro. Witwa nde? Ngewe nitwa Claudine. Byagenze bite hano ko bavuze ko ari wowe nyirabayazana w'iyi ambutiyage? Ikibazo mfite nari mfite umukozi naramwizeye none aza kunyiba, biba ngombwa ko bitewe n'agahinda nari mfite ndabaririza bandangira muganga muhamagaye ambwira ko yamfasha. Ubwo rero amaze kunyemerera ubufasha byabaye ngombwa ko mwifashisha, nicyo cyangejeje aha muri make. Yandangiye aho wanyibye namubona. Wowe yakubwiye ko uwakwibye yabasha gutuma ubona aho ari? Yego. Yakwibye iki? Yanyibye nari mfite shop y'imyenda, none hanyiba imyenda n'amafaranga. Umujura ari he rero? Umujura ndifashisha muganga yandangiye agace, ariko muganga niwe wabasha kundangira neza hano ndamukura. Yego. Ni hano turi nyine ahangaha turi ko mbona abantu bahuzuye. Yego. Nari nkubajije mukaya ntiyakwibye iki, urambwira ngo ufite shop y'imyenda ariko yakwibye imyenda se? Yanyibye imyenda n'amafaranga. Yego. Yes, iri masaha rero ya nijoro urabona ko buri kwira. Abantu mudukurikiye tugiye kureba aho umujura yafatiwe, iri shusho ntiribacike. Reka utugeze aho hantu umujura yafatiwe, tubanze tubyereka abantu bataza kugira ngo twababeshye. Nta kibazo tuhagere, nanjye ndibuze kwifashisha muganga kuko niwe ndahamagara kugira ngo anyobore ahantu ari neza. Tugende. So rero ndabiza abantu banjye ntago mujya murambirwa, ubwo muradukurikira mpaka tugezeyo. By'imbere wowe wenda uhazi. Yego. Bantu bigireyo duceho turebe ukuntu ibintu byifashe. Kangende mbaganiriza fresh. Maze turebe ukuntu ibintu bimeze. Uduhakayiramo gake. Muze duhinzira. Yes. Uriya yabaye iki? Ngira ngo abantu mudukurikiye, cameraman erekana biriya bintu ngiye ntabwo bindeba. Umuntu wawe n'uyu nguyu? Ndabona ari uyu nguyu rwose kuko n'uyu nakoreshaga. Uyu niwe mukozi wawe? Yego. N'uyu nguyu. None se ko ndeba atari ibintu byoroshye nkuko nabitekereza? Ntabwo byoroshye kuko nanjye byabaye ngombwa ko nshora. Byantwaye igishoro kugira ngo mubone. Kuko yaramemukiye. Yagutwaye igishoro wowe? Yantwaye igishoro cy'amafaranga menshi, biba ngombwa ko nanjye nitabaza inshuti n'abavandimwe kugira ngo ndebe ko namubona. Burije na amasaha y'ijoro ngiye guhereza message abanyarwanda mwese mudukurikiye. Uyu arazira ko yatwaye igishoro cya Nyirabujanga akaza gufungura kabaraha, ngira ngo mukanya ndimo mbibasobanurira, agafungura business ye ku giti cye ariko akoresheje amafaranga y'uyu mudamu. Nibyo ari kuzira, dore inzoka zimwuzuyeho. Wabigenze ute? Ngewe nitabaje inshuti n'abavandimwe, noneho bandangira umuganga.
umuganga ndamuhamagara anca amafaranga 1,100 ndemera ndayatanga kuko n'ubundi yari yanyibye ni menshi nicyo kimpagaritse angare ndi kubona namubonye. Sasa ikibazo mfite ni iki, turi mu masaha y'ijoro, bantu mudukurikiye turenda gusatira saa moya z'ijoro, uyarava hano gute rero? Arahava ikiramuhavana ni muganga kuko nanjye ntago nzi icyo nakora kugira ngo ahave. Ntabwo ibi ngibi aba ari ukwihanira? Kwihanira biremewe kuko nanjye ntago yangiriye impuhwe, yaranyibye yansubije inyuma. Yagusubije inyuma? Yego. Yes, ngo muri aya masaha y'ijoro ngo nuguhamagara muganga kugira ngo uyu muvandimwe nubwo ari umujura ariko abashe kuva hano. Ubwo hamagara nta kibazo, ariko niba ari ngombwa ushyireho tumwumve natwe. Ako se ziramuvaho gute kandi ari kuri telefone? Muganga niwe uzi ibyo arakora kugira ngo zimuveho kuko njyewe narishuye. Okay, ndabona wajya yakwitabye. Yego. Mwitabe twumve. Allo? Muga mwiriwe? Njyewe nageze kuri tere, wa muntu wanyibye nabashije kumubona. Ubwo rero sinzi icyo uri bukore kugira ngo izi nzoka zimuveho. Njyewe namubonye igisambo cyanyibye nakigezeho. Ariko nyine ubwo ni wowe fondasiyo nyine kuko njyewe namugezeho igisambo nakibonye. Ni wowe wohereje angahe? Ni wowe wohereje amafaranga angahe? 1,100. Nakubwiye ngo umujura wawe yarakwibye ajya mu isantere ashinga akabare, ugomba kumubona. Si wamubonye mu isantere nakurangiyemo? Namubonye rwose n'ubundi kumwe nawe. Ngaho fata ubutaka bw'umucucu ubumujugunyeho. Yego. Hanyuma ubundi ya nimero woherejeho y'amafaranga yo gushika ariyo wongera kohereza ayo ngaho yasigaye. Kandi narakubwiye ngo wowe uzakwiba, uzakurogera, uzaguhemukira, niyo waba ufite umuntu uri muri Amerika cyangwa uri hanze y'igihugu agomba kumpamagara, naba mari naba ntahari, ngomba kumufasha nk'uko nagufashije. Yego. Ntukagire utinya guha nimero yanjye ngiye muganga, ngomba kubufasha rwose. Muga murakoze cyane, reka mbikore rwose, murakoze, Imana ibahe umugisha. Akubwiye ko ugiye kubigenza ute? Icyo muganga ambwiye, arambwiye ngo ngiye gufata umucucu wa hano yicaye nkumujugunyeho none mukize inzoka zamufashe. Umucucu ni iki? Ngiye gufata umucucu itaka ndimujugunyeho kugira ngo abashe gukira izi nzoka zamufashe. Kore tukureba. Arakubwiye ngo urafata igitaka ukimujugunyeho inzoka zimuveho? Yego. Bikore abantu bareba wenda bataza kugira ngo hari icyo twabakinze. Igitaka ngo nicyo kiri butume izi nzoga zimuvaho. Ubwo reka dutegereze turebe ko inzoka zimuvaho. Ndahari ntaho ndajya rwose, nubwo ari amasaha y'ijoro. Bwongeyeho ikindi, icyo gitaka si gikeya we. Oya, iki kirahagije kuko umuganga aba yabikoze abyizeye.